Hello guys, nk'ibisanzwe ndimo discrollingira nzamura ndeba kuri YouTube amavideo agezweho ndangije mbanguye kuri iyi game ariko irantangaza cyane. Nyirebye nsanga yarebwe na miliyoni 77 kandi ari umuntu wari uri kwikinira game biraho bisanzwe. Ariko iyi game yagiyeho muri 2014. Reka turebe mu nshyashya. Nkuko ubibona rero iyi niyo game ya kabiri narebye ariko nayo yantangaje cyane ku byumweru bitatu gusa imazeho yari maze kugira abantu 81,000 abantu bayirebye. Rero ibi bikaba byo byanteye gukora iyi video kugira ngo nkwereke ukuntu wakikorera hamwe n'ino game ukayukina game muri telefone yawe iri no kujyaho kuri telefone yawe iri video noneho ukari uploading kuri YouTube kandi wari uri kwikira nk'ibyo bisanzwe uri gufata video kandi ukoresheje telefone imwe gusa ubwoko bwari bwo bwose wabukoresha. Rero muri video tujye kureba hamwe ukuntu wakikorera mene ino game. Reka nkwereke iyo nakoze ndi buguhereho urugero. An assault was just reported. Be advised. Report placed the scene at Central Street. Attention, the bandits are making a commotion at the street. Ya rero nkuko ubibona iyo niyo game nakoze rero nkaba ngiye kukwereka ukuntu wakikorera game nk'iyi ngiyi ukoresheje telefone yawe. Mujye kubona muri video unyite Fabien mwana ukora ibintu byo ku murongo byiza kandi byizewe. Utarakora subscribe uyikore hanyuma tujyana nkwereka ukuntu bikorwa. Wibuke ukana na like n'igitekerezo ufite ugisige muri comment. Reka dutangire. Rero nkuko nari mbikubwiye tugiye kurebera hamwe ukuntu wakwifatira game ukajya ukina game iri kwibika kuri telefone yawe. Rero turi bukoreshe application ya Play Store. Nkuko ubibona nyine iyi ni Play Store. Noneho turazamo hano dusacingemo application yitwa Egis Recorder. Noneho nitumara gusacinga Egis Recorder ego noneho duhita dusacinga gatubanza dufungure internet. Turabanza dufungure internet noneho ubundi twongere dutrayinge dusacinge nyine Egis Recorder. Noneho dusacinge hano barahita baduha application yitwa Screen Recorder ariko ku ruhande handitseho ngo Egis Recorder. Iyi rero urabanza uyestare noneho numara kuyestara urahita uza hano inyuma na game nayo ushaka kuri bukine uri kuyirecordinga nka kuriya nabikweretse uraba uyifite muri telefone ya noneho uhituza gutya kubera game uraba uyifite muri telefone yawe urahituza urebe muri ya application yitwa Egis Recorder yacu nyine turahita tuza nyine muri Egis Recorder dukore setting zayo. Noneho urahituza hano nimba ushaka gukina game utari buvugiremo urahituza hano kuri mikoro ahangaha gutya urahituza ukore setting za mikoro nyine mikoro nimba utari buvugire uri bufate game gusa uraza nyine ufate mikoro uzikorere setting zayo. None uzukane hano hambere winjiremo none nimba utari buvugiremo ubwo nka kumwe mbikubwe mbere uraza ukande hano ndetse internal audio honyine ahangaha kabiri uvuye kuri mikoro ugahita uza kuri internal audio ukaba ari hukanda. None iyo umaze kwakanda nyine bino uba wemeje ko uza nta wundi muntu wemerewe kuvugiramo ari amajwi aturutse muri telefone ari bujyemo yonyine. Ya noneho rero ukaza ugahita ukanda kuri karaka internal audio nyine kakari nakweretse mbere. Noneho iyo umaze kugakandaho nyine ka internal audio nta kindi kiba gisigaye uba wasetinze nyine setting zabaye ugahita usubira inyuma ukajya kuri ya game yawe. Ariko none kandi twibagiwe kandi kingenzi cyane ko kongera volume y'amajwi ari bujye muri iyo ntuza yawe. Kano kantu ni ingenzi cyane tukwibagiwe
uraza nyine wongere volume kugira ngo nyine hajye hajyamo amajwi afite volume iri hejuru. Noneho urahita ushyira mu 150, nurangiza uze ukande kuri aka kantu ko kurikodinga, ukodinge nyine akangaka niko bari kodingiraho. Iyo ugiye kurikodinga na akangaka ukandaho noneho ubundi kagatangira kubara kagahera kuri rimwe. Iyo ubonye gatangiye uhita ugenda nawe ugakina ya game. Noneho warangiza kuyikina ugahita ujya kuyireba muri file yawe, niho iba yibitse. Reka tugerageze turebe. Noneho rero ugahita uza ugakina ya game yawe ushaka gukina, ukaza ugakina game yawe nyine ukayikina paka ugejeje ahantu ushaka. Noneho wabona ugejeje ahantu ushaka nyine ukasubira inyuma ukajya muri ya application yacu ya ntuza ya file. Noneho ukayifungura ukareba ko video yawe yagiyemo nyine video wakinnye ya game yamaze kujyamo nyine. Uhita umanura hano hejuru, ariko nyine iyo ugiye kuyibika ahandi hantu uca, urabona hano uba wakanze. Iyo ugiye gutangira haba haje akandi kantu ka mpande enye nyine nakuzi, uragenda ugahita ugakanda. Noneho bakakubwira ati video yawe yisevinze, noneho ugahita ujya kuyireba. Ariko wabanje gukanda kuri kari kantu hariya uba wakanze utangira, hari akandi kantu kaba kahaje ka mpande enye, niko ugenda ugahita ugakandaho ukaburangije kubika video yawe. Nizere ko icyo ngicyo tukivuyeho. Cyangwa se hari akandi kantu nanone kaba kari ahangaha, akangaka nyine uba watangiriyeho hariya iyo uri muri application ya Egis Recorder, cyangwa se nako ukagasubiraho nyine, warangiza ukagakandaho. Noneho ugasoza video yawe. Hano ni cyagiye rero umaze gusoza video yawe kuyirecordinga, wanayibitse nyine za step zose nakweretse wazinyuzemo, ukabika video yawe. Noneho ubundi ukaza ukareba ko kuri file iriho, noneho ukaza ukayisanga. Rero niba ubonye no video hari ikintu gufashije uko ukanda subscribe, ufungure inzogera kugira ngo n'ibindi biganiro by'ubutane bizagucike. Rero hano kuri channel nakagaruka n'ubutaha tuzatwahizaho indi video, ntuzacikwe.